urumva madamu wanjye tumenyana tukina teretana yarambwiraga ati njyewe sinzigera nshaka umugabo sinzigera mbyara reka da urumva yego abazungu benshi nuko bameze urumva yego ndetse n'abakobwa bamwe na bamwe n'ubundi ni igikomere nyine cyo cyaramutwaye ukumva papa we na mama we bari baratanye kera akiri umwana rero yabona ukuntu papa we atamwitayeho n'ibiki akavuga ati ngiye rero ntabwo nshaka kubyara ntabwo nshaka gukora ubukwe kugira ngo izi divorce n'ibiki abana bakuriye mu biki bitazababaho bitazanambaho ni nko kwiproteje nyine yego afite igikomere gituma yarumvaga atazashaka umugabo Abdu uza mu buzima bwe umwemeza ko byanze kunze agomba kuba umugore wawe ibyo bintu byasabye imbaraga byaciye mu zenze kugira ngo uwo muntu ufite igikomere umwemeze ko muba umugabo n'umugore bya bindi byose yapanze imyaka y'ubuzima bwe bwose kugeza kuri iyo myaka mugiye gukora ku bana umugabo n'umugore bihinduke. Hari umuntu ushobora guhura mu buzima agahindura imitekerereze yawe. Urabyemera? cyane pe mukisanga na bya bindi yavugaga ngo iki niki avuze ati sinzi nanyu uryo n'umuntu yamfatishije kubera ko ngiyewe kuno niyize nshaka ikintu kikanyemerera kikamereza umwanya byarangiye uje uri umusore w'umwirabura ku muzungukazi nagace akoze katumye yemera akavuga ngo sha ibyemezo byanjye nafashe ubuzima bwanjye bwose ndagihinduye. Ntabwo ndi umuntu ubembereza. I know. Okay. Ntabwo ndi wa muntu ni ukuri kw'Imana uvuga ngo umucushute n'abana banjye no gukura n'iki ndi wa muntu nyine uvuga ati ubuzima burakomeye ugomba nta bintu by'imikino rero ngende umuntu umeze gutya ariko mu kuganira iyo umuntu yagiye down nshobora kumuzamura ukuntu ndi kukumva uri umuntu uri strict cyane uri umuntu strict kandi uzi icyo ashaka kandi ufite umugore nawe wagize igikomere yifuza nyine ko bamubembereza cyane ntabwo byabanje kumucanga ubwo umudamu n'umukobwa baratandukana za drama zose yakuzanagaho ahita zibagirwa byose birashoboka ko Saint Valentin ishobora kugera nk'umuhezo ururabo cyane rwose kwanza ni nuko ngiye nteye rwose ntabwo nizera ko kuba nahereje umuntu ururabo ari byo bimugaragariza yuko namukunze ari byo bigaragaza yuko mukunda ahubwo ngiye nizera ko kubakira umuntu paradizo urumva kuko rega ibibazo byinshi tugira bizanwa n'amafaranga iyo udafite amafaranga uri umukene yewe niyo mwamukundana mu buhe bwoko hazamo ikibazo urumva ariko banza ukemura ibintu nk'umugabo nyine banza ukemura ibintu by'ingenzi iyi si irimo abagabo irimo abantu bashaka gukompeta rero nawe nimba ushaka kuba outstanding harimo ugomba kudaha agaciro cyane kudaha agaciro cyangwa se gusacrifice nimba ari uko umuntu aba yarakuriye muri handi uvuga ati hari ikintu nifuza nkakibura hari nyine ibintu bimeze nk'ubukene rero bituma mvuga nti ni nk'ikintu nyine kiba cyarangiyemo iyo ntari gukorera amafaranga meza aciye mu buryo bwiza mba ndi bored ngiye iyo nagiye muri vacation mba ndi kuboringa iyo twagiye muri Hawaii abana bari gukina yego nshaka kubireba isaha imwe abiri ariko cyo mu gitondo n'umwira ngo dusubireyo bati oya muri Afrika mu Rwanda twaciye mu buzima butandukanye n'ubwo muri leta zunze ubumwe za Amerika wagezeyo uhabyaza umusaruro ubona n'amafaranga ubona n'amafaranga surinyeho cyeho akarongo sibyo abana bawe mu kubatoza urababwira ko ubuzima bukomeye kubera iki ntabwo uri kubashyiramo igikomere cyawe uviye inkuru yanjye muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gari impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira kujya muri Indexed Universal Life Insurance ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro
kunoza tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi, nikaze ku mu diaspora uri kutwumva, cyane cyane abo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yambu mumeze mute? Uyu mutipe muramuzi ku biganiro bya inkuru yanjye ndetse n'ahandi hatandukanye. Ajya ubushize nawe na Rocky ndetse ko mutwaye Rocky twahuriye ejo bundi rwose kwa Austin. Uncle Austin, kwa Uncle Austin restaurant. Amakuru Abdu Hagenimana. Umeze ute? Abdu Hagenimana ameze neza. Ndakubona. Naje mu Rwanda kabisa. Akwambara agasuti keza kweri. Murakoze cyane. Nagakunze. Murakoze cyane. Ibintu bisanzwe nyine. Yego. Kwambara neza ni bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe cyane. Umuntu akwiye kwambara neza. Ako kana. Uko byagenda kose. Byanze ko ugomba kwipresentinga neza. I know. Cyane ko kwambara neza bituma umera neza. Cyane. No mu mutwe. Nubundi Abdu, iyo byanze kunze nk'iyo mbyutse numva mu mutwe ntameze neza. Kutamera neza no kuvuga kwa kundi nyine wumva uri hasi udafite morale. Nkambara imyenda ikeye meze neza, nkunda mitamera neza. Sinzi niba nawe ko bimeze. Utumva ubaye inspired. Ukavuga ati wow, umunsi wanjye ugomba kugenda neza. Rero ibintu byose buri uko ukora akantu, they say how you do anything is how you do everything. Yego. Uko ukora akantu gato ni nako ukora ibintu byose byinshi. So rero ntukazajya usuzugura na gatoya, kaba ari ingenzi cyane. Uko ukora akantu na gato ni nako ukora n'ibindi binini kabisa. Uko ukora akantu gato ni nako ukora n'ibinini. Yes. Uko witwara mu dufaranga duke ufite ni nako witwara mu bifaranga byinshi uzabona cyangwa se ufite. Ko ntangiye ku inspired tutaraganira. Bantu banjye, iki kiganiro mu gitega amatwi mu cyumve. Ntimuze kwita ku ijwi ryanjye ritameze neza cyane, ariko twite ku magambo meza cyane Abdu agiye kutubwira. Abdu, uraho neza? Nongeye gusuhuza. Ndakomeye, byose ni amahoro, ndishimye, ndi mu rugo, ndi mu Rwanda. U Rwanda rugufashe neza cyane rwose. Ndi muri vacation y'ibyumweru 2. Urabizi ko nyine mpora ngenda mufite utuntu twinshi. Abakire si abantu. Ni ibintu bisanzwe. Yego. Mbwira rero, muri Amerika hameze gute n'akahe gashya? Muri Amerika ubu ngubu narimutse, navuye muri Texas, nsigaye mba muri Maine. Muri Maine rero harakonje. Ariko ngo haba n'Abanyafurika benshi. Cyane Abanyarwanda. Hari n'Abasomali benshi, ariko ni amastate yose. No muri Texas hari Abanyafurika benshi. Niba ko muri Maine mpafite abantu tuziranye umuryango. Muri Maine ho haruzuye, hari abantu benshi cyane. Ariko wari ugiye kuvuga? Ariko ngiye aho mba muri Maine haritaruye, ni hafi ni wabo n'umugore. So usanga rero ari hano hameze nko mu cyaro. Ahantu baroba ama lobsters. Rero usanga nyine n'ahantu hitaruye gusa. Mura n'abantu benshi nyine, mura ntembera ngenda ahantu hose. Yego. Ubona leta zunze ubumwe za Amerika aho utuye, ndetse no mu Rwanda, iyo hageze itandukaniro ryaho ni irihe? Uri muri Amerika, wageze mu Rwanda, ubona itandukaniro ryaho ari irihe mu buryo bw'imibereho? Ikintu cya mbere muri Amerika, uba uri sinavuga ngo ukira nyine uba uri organize, uba uri meze nkaho uri wenyine. Ariko iyo ugeze mu Rwanda ntago hari akavuyo, ariko uhita nyine ubona yuko circulation nk'ibyo ngibyo. Muri Amerika ubona umeze nkaho uri wenyine gute? Muri Amerika nyine uba ufite ibintu like nimba ari famille, ibintu biratandukanye. Uba ufite akazi, uba ufite business uri kuraninga. Mbega nyine uba umeze nk'umuntu uri gukora ibintu biri ku murongo, uri kugendera kuri orire. Ariko hano udafite iya organisation yo ku rwego rwo hejuru, uvuga ati nibi byakugora kubera yuko hari utuntu twinshi, hari abantu benshi, abavandimwe,
mu muhanda uragenda nyine ubona ari ibintu biri hari busy cyane hari vibrant. Muri Amerika se ubona hari icyo byahinduye kuri Abdou wakuriye mu Rwanda kuba muri Amerika? Yes, of course. Experience zose umuntu agira hari ikintu zimusigira. So Abdul wa 2019 ntabwo ari Abdul w'iki gihe. Batandukaniye he? Aho batandukaniye ni urumva responsibility zabaye nyinshi, mfite famille, mfite biki, nanakuzemo gakeya, ariko mu bijyanye na ambition, mu bijyanye no gushakisha, ntabwo Abdul wa 2019 niwe wari uzi gushakisha kurenza Abdul w'iki gihe. Washatse umudamu twita ngo umuzungukazi, bitari irondaruhu nyine uburyo n'umuzungukazi nyine. Of course irondaruhu rega rigomba kubaho, urumva? Ni ukuvuga ngo hari abantu muri politiki cyangwa se bisanzwe ugasanga abantu bari kuvuga ngo irondaruhu ngo iki, oya, iyo umuntu mudasa ntabwo mwamusa, urabibona biragaragara. So rero iryo rondaruhu rigomba kubaho ariko ryiza, urumva? Umuntu uzakubwira ngo ntabwo ari umurasisme, ngo ntabwo ari umurasisme, ngo iki n'iki, aba arimo arakubeshya, kuko umuntu mudasa nyine hari akantu bamutandukaniyeho, uranabibona ukabibona binotisi, birikora automatic, birikora. Umuzungu araza hano mu Rwanda, abantu bose ngo dore umuzungu. So rero nawe muri Amerika, muri Amerika cyangwa mu Burayi, nawe barakureba bati uyu muntu uyu muntu turamutwara gutya, kubera ko yakwiyumvamo mwene wabo ntabwo ariko yanyiyumvamo. Ni ibintu biri byumvikana 100%, ariko nyine mu buryo bw'imiyoborere ugomba nyine kumvikanisha yuko nta rondaruhu ntacyo, ariko mu by'ukuri physically bigomba kubaho. Nese mbwira, gushaka umugore w'umuzungukazi wumva cyanze kunze mutandukanye imico, umunyarwanda, umunyamerika, noneho mutandukanye no ku ruhu. Ntabwo ari ibintu bigoye? Ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ngewe nakuze numva yuko nzashaka umuzungu. Sure. Reka nzashaka umuzungukazi. Niko guri nyine uvuga ati ewan, ngewe mba numva nzashaka umuzungukazi. Kuki wakuze wumva uzashaka umuzungukazi utabana nabo hano mu Rwanda? Niko ngewe ntabwo nkunda ibintu biri unique. Ntabwo nkunda, wenda simbivuga mu buryo bwo kugira, ndavuga just mentality yanjye. Ndi umuntu ukunda ibintu birimo agashya, bitandukanye n'ibindi. Iyo muri ibintu bisa, turi gukora ibintu bisa, mba numva nyine ntari interested. Waravuze uti bene wacu abanyarwanda nyine bashaka abanyarwandakazi, utireka nanjye shaka ibintu bisanzwe. Rero ngewe batuke gushaka umuzungukazi, urumva? Kubera yuko mba numva ari ibintu nyine biri unique, abana batandukanye, abametisi nyine kuri njye mba numva ari ibintu bigize, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nuko mbega ni mentality yanjye bisanzwe, bitavuze ko ntabana n'undi, nabana n'abantu bose, ariko nyine kuri njyewe byararangiye ufite undi. Byararangiye wow. Ariko nyine kwa kundi umuntu akura avuga ati ngomba gushaka umuzungukazi. Kubana mu mico ntabwo yagoye, kubera ko we nawe ndonya mbisubire, wowe nawe muratandukanye, mwaririwe mu buryo, mwarizwe mu buryo butandukanye. Nibyo n'umunyarwandakazi ashobora kukugora pe, kubera ko ntabwo mwigezemo mureranwa, n'uwo mwariranywe nawe hari ibyo mutumvikana. Ariko none nibaza umuntu mudahuje background, mudahuje imico, mudahuje famille, mudahuje igihugu, ntabwo yabigoye, mudahuje uburyo bw'imivugire. Of course iki bintu bikugora bitewe n'uburyo bitekerezaho, urumva? Cyangwa se warabikoze utabishaka. Denze Abdou, ndabizi ko iki kibazo utakinsubizanye, ndashaka umbwira akantu kakugoye. Bigoranye imico kukugora byanze ntibya ukitangira kubana nawe nk'umugabo n'umugore mu nzu imwe, ko kuvuga iby'abazungu n'abirabura nk'umugabo n'umugore, none nagaki katangiye kubagora, kabagoye ku nshuro ya mbere? Iki kibazo kirakomeye Gerard. Giho kimbaza ndakikubwira. Ngaho mbwira. Kuri kamera. Ni iki cyangoyera? Abazungu rero. Wivuga abazungu, umugore wawe? Nyine nashatse kuvuga imico y'abazungu n'iy'abirabura. Uko igize. Abazungu usanga umuntu bataramenyana
abameze nk'aho ari kwitaza nyine abashaka kukwiga abagufata nka stranger urumva so rero muri kwigana nyine mu kuntu ariko umuntu w'iwanyu we muhuje imico biroroha guhita mwuzuzanya so nkeka ko communication ari cyo kintu cyatugoye ndetse kinatugora kuko kizakomeza kitugore mpaka kubera yuko ngiye uko mfata ibintu ntabwo ari ko wayifata urugero abazungu barisiriye cyane niba mubwira akantu niyo kaba gatoye ntashobora kumva yuko ushaka kuba uri kublaga cyangwa se uri kumubeshya beshya mukunda ahita gafata seriye wahita avuga ati biri seriye cyane urumva mu gihe twebwe abanyarwanda cyangwa se ngewe ko nitereye hari ukuntu nyine nshobora kublaga tublaga twinshi hari n'ukuntu nshobora kukwiyenzaho ku bushake nkagusaza mu mutwe nkagusaza tukajya impaka nyinshi ukagira ngo ndi seriye kandi ntari seriye so rero iki ngicyo nicyo wenda cyatugoye ugasanga we yabifashe seriye ngewe nta nabifashe nk'ibintu bisanzwe kandi umuntu ukunda kublaga cyane ntawe byigeze kugira ukabona bigiye nko kuri garuriro of course bigomba kuba uri garuriro kubera ko ndi umuntu uri extreme cyane kugira ngo ubane nanjye ugomba kunyakira otherwise utanyakiriye usanga nyine kuko ngende umuntu uvuga mind yanjye ndi umuntu uvuga mind yanjye nimba bimeze gutya ndahita nkubwira dore ukuntu ibintu bimeze either ubyakire tubijokingamo cyangwa se nyine uzige kubana nabyo hagati yawe nawe ninde wakire cyane imico y'undi niwe wakire imico yanjye kubera iki kubera ko nanjye ubwanjye kubana n'umuntu umeze nkanjye biragorana nyine gute se kuko ndi umuntu uri driven cyane urumva nshobora kwisanga ndi muri business cyangwa mu kazi kakantwara burundu ukibagirwa umugore nibagirwa yuko ngomba kuguhamagara nimugoroba nk'abana bayi ibiki n'ibiki nyine utuntu kandi abagore noneho nkeka noneho abazungukazi keya ni ngombwa cyane biri ku rwego rwo hejuru so rero njye ndi umuntu iyo ngiye mu kintu nicyo cyonyine mba ndi so bikatsanga nibagiwe n'ibindi priorite yanjye usanga ari cyo kintu kuri njye usanga ni business either amafaranga arahari ibintu byose birahari mbega famille financially cyangwa se ibintu by'umugabo nyine akwiye gukora byose birahari ariko ushatse ikintu cya emotional cyane bya romantique ngo by'ibiki ngo ndatanga nkugurira ururabo ngo biragenda bite aho ngaho bijya bingora ibyo ngibyo ntabwo nyine si ukuvuga ngo mbikora ku bushake ahubwo ntabwo igitekerezo cye kinzamo nigeze bite n'iyo mico nigeze kukubwira ko utamukunda byanze kunze kuko hari ikintu yumva abuze ataramenyera imico yawe of course umudamu nyine abadamu bakunda gukundwa cyane araza nyine akakubwira ati I love you yaba akuzaniye ibiryo yanagaruka ati ntabwo nyatana akakubwira ati I love you buri kanya ubu nawe rero muramumeze I love you rero rimwe nawe yamubwira ati akabivuga simbyikirize ukabona biramubabaje cyane abatirega ibyo bintu bya I love you bya buri kanya yes turakundana yes turi umugore n'umugabo dufitanye abana ni iki kindi urumva ariko umugore nyine urya abashaka ngo icyo gise ntabwo nigeze kubwira ati Abdu sinzi izina kwita wenda tuzina ngo papa okay papa w'abana nyine nigeze kubwira ati ntabwo nkunda cyangwa kubaza se mu by'ukuri urankunda ngo kagukwe ku mutima ntabwo ari kuri iyo extent nyine buriya nkubwire urumva iyo washakanye n'umuntu mukabyarana waba umukunda waba utamukunda uba umukunda wabyumvise dusobanurire ni ukuvuga ngo umuntu mufitanye abana urumva uba umukunda wabyumvise ntabwo mbihamya ntabwo bihamya uwo mwabyana wese si uko umukunda umuntu nyine mwakoze ubukwe murashakanye mufitanye abana mufitanye imiki buriya hari urukundo rwo kureshyanya sibyo ariko urukundo nyine murahararanye urukundo rw'agahararo nyine rwa rukundo rutangira rushyushye rwa rukundo ruba rushyushye urimo urashyushya urimo uratereta nyine ni nkaho uri kumubwira ati wamba bari ukankunda iki n'iki ariko bitandukana n'urukundo rwo mu rugo
kuri ngewe ariko niko mbivuga kuri ngewe aho turi kumwe komeza bitandukana niyo mwageze mu rugo sasa inshingano zaje ibiki n'ibiki byose ni ukuvuga ngo hariya mu rugo rero rura rukundo ruba ruhari ruba ari urukundo noneho rwa nyarwo ndetse rujyanye n'inshingano urumva kuko iyo abana bajemo abana bawe urugo rwawe nicyo kintu cy'ingenzi uba ufite urumva so rero bijyana muri ubwo buryo ntabwo ari ukuvuga ngo ni kwa kundi ko kwigirishwa tutu emotion ngo you know ngo baby ngo ibiki n'ibiki ibyo byararenze kera cyane urumva yose rero muri ubwo buryo ngiye mudamu wanjye ndamukunda cyane cyane kandi nawe arankunda cyane ku rwego rwo hejuru kubera yuko tubanye utankunda ntabwo wabasha kwihanganira ntabwo byavamo wigeze umushima ko yakwihanganiye kubwo watubwiye ko ari we wakira imico yawe kurenza uko wowe wiyadabase ku mico ye ngewe ndi umuntu w'abantu urumva as long as ndi umuntu utanga amahoro ngewe nyine ndi umuntu uvuga ati okay ibi bintu ni gute like ese akazi karagenda business iragenda gutyo urumva so kuri ngewe rero numva yuko nabana n'umuntu uwo ari we wese ntabwo ndi umuntu uri compliqué cyane ikintu kingora ni igihe ushatse gusa nkaho untegeka urumva ukambuza icyo nshaka gukora ngiye umutima wanjye ukuntu umeze iyo nshatse ikintu akenshi gikunze kuba ari cyiza ndagikora rero iyo ushatse kumbuza ngo urashaka kumera nkaho umbereye boss umbereye nk'umuntu ushobora kumbuza ikintu zitaduserera cyane ntabwo bijya bikunda I know. So rero nkeka ko ari we wakira imico yanjye kurenza uburyo njye nakiriye yiwe kubera ko kuri njye wandikiye liberté yanjye ukandikira ubwisanzure bwanjye sha nta kibazo na kimwe twazagira wenda nko mu mezi ya mbere 6 ya mbere urugo rwanyu rwari rumeze ruti sha rumeze amezi 6 ya mbere atandukanira hehe nibi bihe murimo amezi 6 ya mbere urumva nari nkiri nyine nkiri mushyashya mu by'urukundo umuharaye 2020 umwaraye buri kanya postinga buri kanya umuririmbira turirimbo buri kanya ukabuze kuririmba se y'amafuti nyine bisanzwe kujya guhishima yewe nkuzi ibyombo urumva hari igihe natekaga bikeya biraho by'amafuti nkakora nyine uturimo two mu rugo kandi utanabishaka icyo gihe urumva nari nagira muri Amerika nta n'ibyangombwa nari mfite cyane urumva nyine ntabwo nari wa muntu uvuga ngo mfite byinshi biri mu mutwe wanjye icyo gihe nyine nari romantique ku rwego rwo hejuru umugore akavuga ati umugabo n'uyu umugabo y'ahana kabisa bati hano ho naratomboye ijambo rikomeye yakubwiye kumva rinyuze umutima wawe n'uyu munsi utajya wibagirwa ni irihe icyo nzi neza nuko nzi ko umugore wanjye ankunda cyane kuko niyo ntahari arahangayika nk'ubu ndi hano buri kanya bampamagara mumeze gute abana bavugishe iki n'iki mu gihe ngewe ndetse yazamura nsubirayo gusa utamuhamagaye wenda nahamagara nka rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru nyine ntabwo ari ibintu ngende umuntu nyine ukemura ibibazo binini urumva iyo umuntu afite ikibazo kinini cyo ebana mpita mba direct ariko twa tubazo kandi dushaka ko ari tw'ingenzi twa tundi nyine dusaba ngo umuntu aba hari all the time iki sinzi nyine byarananiye numvise ngo ibyo twe twita ndavuga abagabo abapapa ibyo twe twita bito ku bagore ngo ni binini cyane yes icyo kintu sugihanduringa gute muri wo kugira ngo kitazasenya umugore wawe kuri nge numva ko umugabo agomba kuba tafu urumva kubera ko nuba soft urugo rwawe narwo ruzaba soft cyangwa se rubere n'amafaranga kandi aho kugira ngo umugabo uri romantique ukora uduki twose ugira ute utekera umugore ugira ate mu abagore babiri mu rugo nta mafaranga mu abagore babiri mu rugo nta mafaranga ahari either namureka mugabanye ntagakora nta kimwe akora ni abana gusa urumva yego either namureka ngiyewe akaba niyo safaringa kubyo gushakira urugo urumva kuko buriya n'icyo abagabo twaremewe yego n'icyo abagabo twaremewe n'ukugaba nimbura umugabo udafite inshingano zo kuvuga ngo ikijyanye no guhiga kwa famiye
ikijyanye no kumenya ko famiye yanjye mu buzima mu bijyanye na finance mu bijyanye n'iki ewan hano ukabura aho ngaho ngo uri kurera abana ngo ibiki n'ibiki uri gusigana n'umugore kurera abana sha ufite ikibazo ufite ikibazo gikomeye umugabo nyine ni indwanyi twebwe nyine turi nk'intare urumva turi abantu nyine bagenda tukajya guhiga tugaca mu bintu byose bishobora kuba bikomeye bishobora kuba ari bibi amastress biki kurwana hirya no hino gushikama nyine kugira ngo byibura famiye yacu yo yinjoying. Abagabo bamwe na bamwe batwumve icyo kintu bacyumve cyane. Hari benshi bataye inshingano umugore amukurura muri rwa rwego rwo kugira ngo nyine abe soft cyane bigatuma urwo rusenyuka kuko umugabo atafashe inshingano ze nk'umugabo bigatuma n'umugore ajya mu nshingano nawe zitamureba. Nibyo twese ziratureba iyo tuvuze ngo uburinganire hari ubwo rimwe na rimwe tubyumva nabi. Kuri iyo ngingo hari aho turi kumwe. Mbwira kubaho umugore wawe adakora icyo cyemezo cyaramworoheye kuri we ko agiye ko umugore urera abana gusa? Urumva madamu wanjye tumenyana tukinateretana yarambwiraga ati njyewe sinzigera nshaka umugabo sinzigera mbyara. Reka da. Urumva? Yego. Abazungu benshi nuko bameze. Urumva? Yego. Ndetse n'abakobwa bamwe na bamwe. Buriya abakobwa yego ntago ari kubavugira n'iki akenshi yakubwiye ikintu hari igihe batari seri. Urumva? So rero cyangwa se wenda ari igikomere runaka kimutwaye. N'ubundi ni igikomere nyine cyo cyaramutwaye. Ukumva papa we na mama we bari baratanye kera akiri umwana. Rero yabona ukuntu papa we atamwitayeho n'ibiki akavuga ati ngiye rero ntabwo nshaka kubyara ntabwo nshaka gukora ubukwe kugira ngo izi divorce n'ibiki abana bakuriye mu biki bitazababaho bitazanamba. Ni nko kwiproteje nyine. Ariko yabonye umuntu muzima uri seriye wijya muri rusange ndashaka kumenya kuri wowe n'umugore wawe afite igikomere cya papa na mama batigeze babana nawe cyamugezeho kugeza. Ariko mama we umugabo we bashakanye stepdad wiwe n'umwana mwiza cyane ariko ntabwo ari papa wenyine ariko nyine n'umwana umuntu mwiza nanjye wumva yuko nabonye papa mushyashya n'umuntu mwiza cyane nuvuga ngo yabonye undi muntu wamusimburiye papa we nubwo nyine bitaba 100% ariko nkeka ko yakoze akazi kenshi cyane kurenza nako papa we yari gukora. Yego. Afite igikomere gituma yarumvaga atazashaka umugabo. Abdu uza mu buzima bwe umwemeza ko byanze kunze agomba kuba umugore wawe. Ibyo bintu byasabye imbaraga byaciye mu zenze kugira ngo uwo muntu ufite igikomere umwemeze ko muba umugabo n'umugore bya bindi byose yapanze imyaka y'ubuzima bwe bwose kugeza kuri iyo myaka mugiye gukora ku bana umugabo n'umugore bihinduke. Urumva nyine buriya umuntu mugenda muhuza hari umuntu ushobora guhura mu buzima agahindura imitekerereze yawe. Urabyemera? Cyane pe. Hari umuntu ushobora guhura mu buzima kubera uburyo muganira burandi umuntu uganira cyane kandi umuntu ushobora no kugira umuntu inama like sinzi niba nabyita nka psychologically cyangwa se therapy nyine. So rero ugasanga umuntu aragukunze cyane ku rwego rwo hejuru ukaba influential mukisanga na bya bindi yavugaga ngo iki niki avuze ati sinzi nanjye uburyo n'umuntu yamfatishije kubera ko ngewe kuntu niyize niyo nshaka ikintu kikanyemerera kikamereza umwanya byarangiye. None se mbwira nagaki wakoze nagaki wamubwiye katumye afata icyemezo none akavuga ati ibyo navuze ngo sinzashaka umugabo sinzigira mbyara bitewe n'igikomere nagize cya papa wanjye. Nagaki wakoze uje uri umusore w'umwirabura ku muzungukazi nagaki wakoze katumye yemera akavuga ngo sha ibyemezo byanjye nafashe ubuzima bwanjye bwose ndagihinduye. Urumva abanyarwanda usanga dufite imico myiza buriya turi abantu bari decent nyine wahuye n'umuntu wacu utajya mu bintu byinshi n'iki nyine aba afite iyo shusho akwereka buriya rega nta muntu wishimira kuba wenyine. Urumva
nukubura kugira wakubwira wese ngo ibintu ngo bya relationships ngo ntago ngo ngiye ngo bindeba ngo iki n'iki ngo reka ntabwo ari uko babikunze. nta muntu n'umwe wanga kuba afite undi muntu bari kumwe babana basharingana ama ideas mbega best friends urumva. So rero wabonye umuntu muzima mugahuza akakwitaho akakuganiriza ewana buriya ngewe nyine ikintu ndimo ako kanya ndagira kigenda kuba perfect. So rero n'ubwo buryo yari afite imyaka 19 njye mfite imyaka 22 ariko nkigera no mu ishuri nkigera muri University of Maine urumva umwana ngeze mu kigo mfite amadolari 300 nta mafaranga mfite urumva. Ubwo rero icyo gihe nari wa muntu nanjye umeze nkaho ndi njyenyine sasa urumva ni muri Amerika wenda hari n'abandi bana b'Abanyarwanda twigana ariko nari meze nkaho ndi njyenyine sasa nkeneye ukuntu ngiye meze ngomba kuba ndi kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye ngomba mbega ndi wa muntu ukurura wa attracting abantu. So rero nkiga ko nta kindi kintu nakoze gihambaye nuko gusa uri hafi y'umuntu umuganiriza iki atangiye kugenda kwiyumvamo warangiza urumva nanjye ndi muri Amerika n'ibiki uravuga ati okay kugira ngo ubuzima bwa hano bukomeze n'iki hari ibyemezo bigomba gufata. Bivuze ngo wahinduye ishusho ye yari afite ku bagabo byanze bikunze bamwe na bamwe kuko bagize ntago namuvugira ntago namuvugira ariko yumvishe nyine duhuje yumvishe duhuje kandi buriya umukobwa yabonye umusore umwitaho ibyo byose abivamo. Numvise ko ufite inshingano zikomeye akubwiye gutyo. Yes of course mba zifite zikomeye izikomeye zo kugira ngo nyine umuheke zidasanzwe muhe urukundo rudasanzwe bitewe n'icyo gikomere. Yego ariko nyine nkuko nakubwiye ntabwo ndi uwo muntu kuri ngewe. Ntabwo uri umuntu ntabwo ndi uwo muntu uri like sanabyita ngo ikira ntabwo ndi umuntu bembereza. I know okay ntabwo ndi wa muntu ni ukuri kw'Imana uvuga ngo umucushute n'abana banjye no gukura n'iki ndi wa muntu nyine uvuga ati ubuzima burakomeye ugomba nta bintu by'imikino. Rero ngende umuntu umeze gutya ariko mu kuganira iyo umuntu yagiye down nshobora kumuzamura. Ndi umuntu nyine umenya igihe umuntu arimo batoke noneho reka nyine nkaba wa muntu ugira ukuntu ndi kukumva uri umuntu uri strict uri umuntu strict kandi uzi icyo ashaka kandi ufite umugore nawe wagize igikomere yifuza nyine ko bamubembereza cyane ntabwo byabanje kumucanga ubwo urumva ikindi kintu rero akandi kantu umudamu n'umukobwa baratandukana. Umudamu n'umukobwa baratandukana. Iyo umuntu akiri umukobwa nyine ni handi aba akiri emotion aba akiri soft yumva akeneye utuntu tw'udukeya twinshi iki n'iki ariko yamaze kubyara umwana wa mbere kaba kabaye za drama zose yakuzanagaho ahita zibagirwa byose bita bijya ku mwana urumva hari igihe ubona kwibagirwa hari igihe ngiye nyibagirwa bati okay nawe ndakaza avuga ati yashonje yagize ate reka mugaburire reka agire ne ariko care zose ziri ku mwana ku bana kuko umukobwa yagize umwana akaba umugore yewe drama zose ziba zashize ahita nyine umuntu ushikamye ufite inshingano ikintu cyose rero attention yose itijya ku mwana so rero nkeka ko byamworoheye ngo afite abana babiri dufite abana babiri b'abahungu usanga niyo ntaba ntahari niki already ari busy afite abana bitaho bari busy birirwa bakina bajya muri ibi nibi yatetse so ibyo bindi bintu byo kwibuka ngo yaranabimenyereye yuko iyo namuhamagaye mba ndi busy nyine birashoboka ko Saint Valentin ishobora kugera nk'umuhezo ururabo cyane rwose kwanza ni nuko ngiye nteye rwose genda umuntu uri simple urumva ntabwo nizera ko kuba nahereje umuntu ururabo aribyo bimugaragariza yuko namukunze aribyo bigaragaza yuko mukunda ahubwo ngiye nizera ko
kubakira umuntu paradizo. Urumva? Kuko rega ibibazo byinshi tugira bizanwa n'amafaranga. Iyo udafite amafaranga uri umukene, yewe niyo mwamukundana mu buhe bwoko hazamo ikibazo. Urumva? Ariko banza ukemura ibintu nk'umugabo nyine, banza ukemura ibintu by'ingenzi. Apana kuvuga ngo nitaye ngo kuki, ngo abana ngo nabahereje umwanya, ngo nagize nte, ngo umugore wanjye ngo ibiki n'ibiki, ngo niyo priority, ngo ngomba kubalansinga. No. Iyi si irimo abagabo, irimo abantu bashaka gukompeta. Rero nawe nimba ushaka kuba outstanding, hari bimwe ugomba kugira. Hari bimwe ugomba kudaha agaciro cyane. Kudaha agaciro cyangwa se gusacrifice. Ariko njyewe bigabinekana hurirana nuko ariko nteye. Ndi umuntu ushaka like se nabyita ngo ikira. Ndi umuntu nyine ushaka nimba ari uko umuntu aba yarakuriye muri handi uvuga ati hari ikintu nifuza nkakibura. Hari nyine ibintu bimeze nk'ubukene. Rero bituma mvuga nti ni nk'ikintu nyine kiba cyarangiyemo. Iyo ntari gukorera amafaranga meza aciye mu buryo bwiza, mba ndi bored. Ngiye nagiye muri vacation mba ndi kuboringa. Iyo twagiye muri Hawaii abana bari gukina, yego nshaka kubireba isaha imwe abiri, ariko cyo mu gitondo n'umwira ngo dusubireyo nabati oya that's me. Reka ntamagarira abantu, reka izi business igende. Kuko mba numva yuko business yanjye ningenda icyumweru kimwe bibiri nayikoraho iraza gupfa. Kandi nipfa hari ibintu byinshi biruze gupfa. Ya stress itangire sasa. Ariko abana n'umugore bo bagiye bashaka kugenda bagahavinga fan uko bashaka, bashaka kugenda bagakora ibyo bashaka. Ariko ngiyewe nyine nkeka ko hari abantu b'abanyabibazo tu. Hari umuntu uvuga ati hari ikintu ntarageraho. Hari umuntu udashobora kuba satisfied. Ngiyewe ndi satisfied mu buzima busanzwe. Ariko roho yanjye n'uburyo nteye ntago njya nyurwa. Mba numva buri gihe hari ikindi level. So ndi umuntu uri competitive muri ubwo buryo. Kandi abagabo benshi niko bameze. Nuko bamwe babyignoring. Naho ubundi umugabo nyine nuko. Agomba kuba umurida mwiza, agomba kuba umuntu ufite icyo amariye societe. Kandi ntabwo waba ufite icyo amariye societe wirirwa ku micanga, wirirwa ngo ngo wambonye ngo iki ngo nagiye ngo mu Kagera ngo nagiye muri Nyungwe. Ibyo bintu ngiye rwose barumva ari stress mwembi ya mbere. Rero mbonye abantu babyinjoyinga biransetsa. Uwo ni umugabo. Yego. Okay, nanjye ubwo ni ku gitekerezo cyanjye hatakiruza kuntera amabuye. Yego. Abdu, byanze bikunze muri Afrika, mu Rwanda twaciye mu buzima butandukanye n'ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wagezeyo uhabyaza umusaruro, ubona n'amafaranga. Ubona n'amafaranga surinyeho cyeho akarongo, sibyo? Abana bawe mu kubatoza urababwira ko ubuzima bukomeye. Kubera iki? Ntabwo uri kubashyiramo igikomere cyawe? Oya, ntabwo ndi kubashyiramo igikomere, ikindi baracyari bato. Ntabwo ndatangira kubatoza. Imyaka 4 n'imyaka 2 baracyari ababebe. Urumva? Wenda imyaka 10, 8, 9 aho ngaho ni utangira guforma umwana. Buriya isi iri soft izana ibibazo mu isi. Urumva? Dusobanurire. Ni ukuvuga ngo ubuzima bukomeye. Yego. Bwubaka abagabo cyangwa se abantu bakomeye. Urukuru byumva? Urebe nk'abantu babayeho kera. Urebe nk'ibintu bagiye bakora n'ibiki. Bari bafite ubuzima bukomeye cyane. Byatumye baba abantu bakomeye. Bashikamye ukavuga ati kabisa uyu muntu yarafightinze. Bahamye. Bahamye. Bagaca muri snow muri Amerika bakagira bate creating ibintu mega technology zose. Ariko isi ya none cyangwa se wenda ntabwo nshaka kuvuga ibintu nk'umuhanuzi n'iki. Tubwira aho abantu turimo neza. Icyo nshaka kuvuga ubuzima bukomeye building cyangwa se bwubaka abantu bakomeye bashikamye. Noneho abagabo bashikamye bakomeye bakubaka ubuzima bworoshye. Wabyumvishe? Noneho abagabo gasubiremo gato. Abagabo bakomeye nako ubuzima bukomeye bwubaka abagabo bakomeye cyangwa se abantu bakomeye muri rusange. Noneho abantu bakomeye bakubaka ubuzima bworoshye. Yes. Noneho ubuzima bworoshye bukubaka
abantu boroshye bari soft ari nacyo dushobora kuba turimo kano kanya ikintu kibi noneho abantu boroshye bakubaka ubuzima bukomeye yego babyumvishe ubuzima bukabagora nyine turwane no kuba abantu bakomeye ni nayo mpamvu nimba ufite ubuzima bworoshye bivuze yuko uzaba ubuzima bukomeye imyaka yawe yose ariko nimba ufite ubuzima bukomeye bivuze yuko uzaba ubuzima bworoshye imyaka yawe yose iri imbere so rero haranira kubaho mu buzima bukomeye haranira kubaho mu kutajenjeka kuko hari abantu bajenjeka ukagira ngo isi mufitiye ideni nta deni na rito y'isi bigufitiye kandi nta muntu n'umwe ukwitayeho nudahaguruka ngo ushikame wirwanirire ntutinyatinye ngo ese ngo baravuga ngo iki ngo ese ngo barantekezaho iki hari impamvu ufite ibyo bitekerezo nimba rero hari impamvu ufite ibyo bitekerezo bishyire mu ngiro as long as ari ikintu cyiza urumva ariko nubaho mu rwihisho ngo ntabwo nshaka kwigaragaza ngo sinshaka ngo iki n'iki icyo gihe nta kintu uzageraho hari akantu nigeze gusoma ntabwo nkibuka neza kari mu cyongereza ariko ndakavuga mu kinyarwanda kavuga ngo hari benshi dutekereza ko ubuzima ari rihaso ari umwitozo w'ubuzima tukabaho twumva ko hari ikindi gihe tukaba nk'aho dutekereza ko hari ubundi buzima tuzabamo hari ijuru tuzajyamo avuga ngo none itoze kubaho nk'aho uri gukina match utari muri rihaso abantu benshi rero tubaho nk'aho turi muri rihaso tuzi ko yenda hari ubundi buzima tuzabamo so nkeka ko ari byo uvuze itoze kubaho ubuzima rero nyine bwo kutajenjeka kuko iyo ugeze muri match ntujenjeka urabona utatsindwa ariko muri rihaso wakora ibyo ushaka byose kuko uvuga ati sintsindwa singira gute kandi bikabiha uyu munsi rero Abdu uvuze akantu keza gakomeye cyane nuko rero wowe ku giti cyawe kugira ngo ugire ayo magambo meza aryoheye abantu yakwinspira abantu nibyo hari ubuzima waciyemo uri mu Rwanda hari ubwacimo uri muri Amerika ufite n'imyaka itari myinshi pe kugira ngo wiyubake gutyo byaturutse kuki mbere na mbere byaturutse buryo umuntu akura buryo umuntu akura buriya iyo uvutse iwanyu ukabona harimo ibibazo urumva mama wawe arirya akimara niwe wipapa akimama niwe umenya ngo ibintu byagenze gutya na gutya papa wawe wenda ntahari yagiye mu bindi afite abandi bagore hirya no hino cyangwa se ntabwo bitaho bituma ubona uburyo mama wawe ari gustragolinga bigatuma wenda hari no kuhari n'igihe umuntu yivukira urumva kuko hari abantu baba bavukana umwe akavamo akaba gutya undi akavamo akaba gutya ariko ngiye nahise mba wa muntu uvuga ngo ahantu papa atari kubera mama ni ngewe ugiye kuhaba bw'ubuzima bukomeye so rero nakuze ndi wa muntu rero ujya ku ishuri turi kwiga korowani nk'abayisilamu batwigisha ibintu akaba n'igihe wifata kwa kundi umemoriza cyangwa se wiga korowani akaba n'igihe wifata mu ba mbere mu gitondo twagaruka nkabisubiramo neza nkahita nimuka nkajya ahandi mu gihe abandi bari gustragolinga bakanyita kaza ubwenge bakanyita iki n'iki ku ishuri nashaka kuba uwa mbere nigaga mama yarambwiraga turiga mu gitondo wige na saa sita wige na nimugoroba na cours ugasanga ndi kwiga guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 1 z'ijoro kandi duhora dusubiramo ibintu bimwe kuko mama yashaka ngo nyine nkomeze mbe wa muntu ukunda ibintu byo kwiga mbe wa muntu utajenjetse cyangwa se taba wa muntu ukunda iby'isi cyane so nuko nko rero nakuze rero nibonamo ka kantu ko gutuza nkagira ishyari ryo kuvuga ngo nanjye n'ishyaka ryo kuvuga ngo nanjye umuryango wanjye cyangwa se ngiye ubwanjye ku giti cyanjye kuko ibintu bya mbere urabanza ukabyikorera niyo azajya umuntu kubeje ngo ndi kubikorera ngo famiye ngo ndi kubikorera abana nutabanza kwikunda ntuzakunda n'abandi ni nayo mpamvu mu ndege bavuga ngo banza wipfuke mu gihe ukeneye oxygene hari ikibazo ujya ubona kujya gupfuka abandi niyo azajya umuntu kubwira ngo ndi kubikorera ngo abandi reka ntabwo ari byo urabanza ukabyikorera ahubwo muri uko bubyikorera niho n'abandi baboneramo ibindi so rero nakuze numva yuko hari ikintu ngomba kuba ngomba guhatana byakwanga byakunda nyine ndi wa muntu utabicika byanze kunze
nk'umwana wari gucika intege wari ufite ibirangaza wari ufite n'abandi ureberaho wari gucika intege ukigira mu burara ukijya mu buzima bworoshye ariko uhitamo ibikomeye. Ikindi nabonaga abantu birirwa mu biyobyabwenge biki nk'abati rero njye ntabwo nshaka kuba nk'aba bantu nyine mbega ni nkaho nize amasomo kubera iki wowe byose bigucengera ntucengerwe n'ibitandukanye n'ibyo ngibyo kubera ko iyo uri mu bukene cyangwa se uko kuriye mu muryango ukennye wibeshye gato nyine birahurirana ukavuga ati nijya muri ubu bukene n'ibibazo ndi kubona mama wanjye ari gucamo nkongeraho no kuvuga ngo ngiye mu biyobyabwenge no kuvuga ngo ndajenjetse sinize ibyo ngibyo urumva byabyara iki bihita bibyara noneho umuntu w'imbwa ya mbere ku isi we wanze kuba imbwa rero uhita uvuga ati ndabitinyira kure ikintu cyitwa itabi niyo nabona ngo iki n'iki reka ikintu cyitwa inzoga ushaka kunywa akayoga kamwe bisanzwe biri kajo ariko ikintu cyitwa ngo nasinze ubwenge bwanjye nabuze oya tuvuga ati oya hari ntago mama yarwanye bigeze aha kugira ngo mbe umuntu wa fake wumva ari umugabo ki utabawe imico y'umugabo mbese udakunda? Numva ntaba umugabo udafite ijambo numva ntaba umugabo udafite ijambo numva ntaba umugabo ufata ibyemezo nyine wa wundi uvuga ati hari ikintu ari kumarira sosiyete mbega simbe impfabusa ngo mbe wa muntu ujenjetse yego hari ibyo ndekera abandi bakabikora ariko mu gihe hari akantu nkunda cya business cyangwa se finance cyangwa se ibintu bya banking numva yuko hari contribution ngomba gutanga kubera yuko hari ubuzima bw'umuntu nahindura just kubera amagambo yanjye just kubera ibintu mweretse just kubera business mweretse atangira nubwo abantu benshi batabyumva ariko ubuzima bwacu buhindurwa n'abandi bantu so rero connection ni ikintu gikomeye cyane connection ni ikintu gikomeye cyane abandi bantu connection bivuze ngo ntabwo uri wenyine ubishobora gute guconnectinga n'abandi kugira ngo ubuzima bwawe buryohe unakomeze? Urabanza ubundi twese tubereyeho gusavinga abantu gukemurira abandi ibibazo niho havamo value amafaranga cyangwa se currency ni value na agaciro rero nimba ushaka kuba agaciro no gutunga agaciro ugomba kuhereza abandi agaciro ugomba gukemurira abandi ibibazo ugomba kubwira umuntu ikintu cyamuhindura urumva hari message nshobora kukubwira hari nk'abantu bari kutwumva hari message nshobora kubabwira ikaba yaguhindurira imitekerereze kuba naguha amafaranga arashira ariko nguhereje ibitekerezo n'imyitwarire n'imitekerezo n'uburyo bakwitwara bishobora guhindura ubuzima urumva nuko nguko rero mbwira Abdou uyu munsi uri muri business ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu minsi yashize nakubonye ujya muri Canada sibyo ihagaze gute gitubwireho no ku muntu uri kutwumva umunyarwanda wumva ikinyarwanda kuko ni benshi badafite ubwene gihugu bw'u Rwanda ariko b'abanyarwanda mu maraso hari abakongomani ariko bafite inkomoko mu Rwanda abarundi benshi abagande ni benshi cyane tubwe ko business yawe uyu munsi yego ukora yanatumye Abdou ahinduka uwo ari we byanze kunze ntabwo utandukana n'icyo ukora yego so urumva ngewe rero mu buryo bworoshye ndi umupasiteri wa finance uri umwigisha wa finance ni ukuvuga ngo finance ikintu cyitwa amafaranga ku investinga kugira ute ku buryo imyitwarire ni gute umuntu yakitwara muri finance niko kazi kanjye ndi umu financial professional mfite license mu state yose yo muri Amerika ndetse no muri Canada no kuvuga ngo rero advice yose umuntu akeneye kuri finance ndamufasha ariko mbere y'ibyo nakoraga muri Tesla ngiye background yanjye nize hano muri KIST niga electronics na telecommunication engineering urandi umuntu wa technique cyane ibintu byo guprograma ibintu bya maintenance networking amakamera ibiki mbega utuntu twa technology ni nabyo nanakoragamo muri Tesla as robotics and automation technician muri engineering department so ngiye muri Amerika niga business administration ariko nayize just nyine kugira ngo bya bintu bya engineering bitazajya bimbuza amahoro ibi bintu by'imibare byinshi nabati mfite imyaka 22 reka noneho nigira ibintu byoroshye ntabwo nshaka ubuzima
bitazakomplika izindi nzira zanjye. So business yanjye rero nkuko mfite license, kubona license ni ibintu bisanzwe, ni nkuko ushaka driver license yo gutwara, bakubwira ati noneho wajya mu muhanda ugatwara nta kibazo. So nanjye ndi umu financial professional, cyane cyane dutanga ama financial services menshi. Financial services ni iki? Ni investments, ni ama life insurances, cyangwa se insurances z'ubwoko bwose, auto, iz'imodoka, health, life, byose byikombine. Ni nama taxes, ni ukumenya uburyo witwara just muri finance. Ariko reka tuganire kuri imwe, wenda izindi ndaza kuzicamo bwa nyuma. Ariko iyo imwe ni nayo nkunda cyane, ni nayo nyine nibandaho kuko ndi umuntu ukunda ibintu bya investment. So niyo nabonye ari strategy nziza. So iyo service imwe dutanga yitwa Index Universal Life Insurance. Ni ubwoko bwa life insurance. Urumva? Life insurance rero ni iki? Ni ubwishingizi bw'ubuzima. Yego. Ubwo duherukana nari mfite polisi ya miliyoni imwe. Yego. Ubwo nari mfite ubundi nahere kuri polisi ya 250. Yego. Kubera yuko nari muri Tesla, mfite amabizi menshi n'ibiki, nkabona ntabwo ndi bubisustaining nyine gutyo ngifite akazi kamemba $50 ku isa. Ndavuga nti rero reka mere hasi. Mfate polisi ntoya y'ibihumbi $250 nuvuga ngo ni account, life insurance account. Ibihumbi $500 nishyuraga $128 ku kwezi. Kubera imyaka yanjye gihe mfite imyaka 26. Ubwo mfite 28. So ni no kubyiga kugira ngo mbyumve nyine, ari nabwo nyibona license nkiri muri training buri kimwe cyose. So uko mbikora nabonye ari ikintu cyiza. Uko mbikora nanabyumva ndavuga ati ahubwo bya bintu niyo deal. Niyo hantu kubera V1 kezo mu kazi, ama investment mu kazi banyene batohereza nyine bizamuka bimanuka, kandi nta insurance ufite iri private, ihoraho iri permanent. So mitaro nongeraho indi y'ibihumbi $750 kugira ngo nuzuze miliyoni. Urumva? Amadamu mufatira nawe y'ibihumbi $500, icyo gihe hari muri February 2024. Abana nabo mfite abana babiri, buri wese muheza $500. Ubwo twese hamwe tuba tugize polisi ziwanye na $2.2 n'igice. Ubwo nuko nguko turakomeza. Ubu rero tuvugana mfite polisi ihwanye na $2.2 nongeye hindi miliyoni. Nuvuga ngo mfite $2.2. Congratulations. Ariko ni polisi bisanzwe, nuvuga ngo ubwishingizi. Ariko kamem ni kiba kiyongerewe nyine, ni net worth cyangwa se agaciro cyangwa se risk protection wo wihereje. So madamu we namwongereyeho indi miliyoni, nawe afite $1.1 n'igice. Abana nabo nabongeyeho $500 buri wese afite miliyoni. Nuvuga ngo twese hamwe dufite amapolisi ahwanye na $5 n'igice $5.5 million. Ibyo wenda bikungura iki umuntu bikora wenda kugira ngo tubyumve neza? So nkange rero reka nihereho urugero. Nkuko mfite polisi ziwanye na $2.2 ni ukuvuga ngo ndamutse nitabye Imana twese turi abagenzi. Urumva? Uwavutse azapfa. Icyo tutazi ni igihe. Tugerageza kubaho neza, tugerageza kurya neza, ariko nta wamenya. Urupfu ruratungurana. Nirutanaba ruzaba twashaje. So rero ntugomba gutinya urupfu, ahubwo ugomba kwiprepara, unasiga umurage. Ese ningenda niki cyaba gisigaye? Umuryango wanjye uzasigara gute? Nzabasiga mu marira? Nzabasiga mu bibazo? Cyangwa nzawusigira ikintu runaka, ndetse no muri finance bikomeze bibe uruhererekane, generational wealth. So ndamutse rero nitabye Imana, umuryango wanjye wasigarana $2.2 tax free. Kwitaba Imana byabaho, twiriwe dutwara mu muhanda, ntushaka kumenya indwara ifata umuntu. So at least izo $2.2 zisigare mu muryango wanjye, kuko ntago nzi igihe nakitabira Imana. Icyo ni cyambere. Ubwo iyo Index Universal Life Insurance Policy ikiza cyayo ikubiyemo ibintu bitatu, it's all in one. Ikindi cya kabiri ni igihe umuntu yarwaye. Wenda tureke ibyo kuvuga ngo umuntu yitabye Imana, kuko abantu bahita bavuga ati ningenda bazasigara ntibindeba nzaba nagiye. Icyo gihe ugiye kuba wa mubyeyi gito cyangwa bibaho abantu benshi twakuriye muri Afrika Gerard. Yego, impamvu ndi kwivuga no muri Afrika natwe ubwacu muri duke twacu umugabo nyamugabo agerageza kuvuga ngo eske nyuma yanjye
abanjye bazasigaraho bati ariko abo ngabo ni bake wibuka abandi avuga ati ko ngiye se papa nanjye ntiyansigiye ariko nimba ugeze muri Amerika nimba umaze gusobanukirwa uri mu Rwanda uri he hose ku isi yose kuko izi insurance companies zirahari ahantu hose kuki wagenda umuryango wawe ugahangayika kuki wagenda hakabaho GoFundMe n'ama WhatsApp hirwa cicikana ngo byatungo ngo mudufashe ngiki niki no ntago ari ngombwa niyo wafataga polisi gato k'ibihumbi $100 k'ibihumbi $200 hari ikintu uba hari umurage busize so iyindi rero benefit ya kabiri ni living benefit noneho ndacyariho ndahumeka ariko ngize uburwayi nkoze accident mbaye paralyze sinzongera kuvuga sinzongera kugenda sinzongera nyine kubasha gukora nkeneye umuntu w'umunasi cyangwa se unyitaho undisha nyine kujya muri group home nyine kujya muri nursing home icyo gihe udafite ino index universal life insurance wabahute kuko biba byibanye nyine ugiye ko mutwara usanga ubaye mutwaro ndetse na guverinoma ariyo rimwe na rimwe gufasha mu tuntu turaho dusanzwe ariko nk'ubu ngiye mfite index universal life insurance ndamutse ngize diabete kanseri critical chronic illness terminal illness icyo gihe bashaka kumpereza kugeza kuri 90% iyo polisi ibyo ni miliyoni 1,800,000 nabona nkiri muzima nta wishimira kurwara ariko none arwara byibura ikibazo cy'amafaranga gikemuke ngaho ibibazo urarwaye gera umeze nabi kandi na rent irahari n'ama bills n'ibiki urumva iyo stress uhita upfa biba byarangiye byanze bikunze ariko ako kanyongera kashaka gusinikiriza ukaba wanakira cyangwa se niyo utanakira ukabaho ubuzima bumeze neza nta stress y'amafaranga icyo ni icya kabiri ikindi cya gatatu ari nacyo cy'ingenzi ari nacyo ngiye nkunda cyane ni investment strategy uburyo sasa amafaranga yawe akura Gerard nima afite polisi ya $2,000,000 yego umvisha ako gatoya ka desase kana hereho hari $120 ku kwezi ni make uko nagendaga nongeraho rero nk'iyo $750 byari $380 ku kwezi iyo ya miliyoni ubu nishyura $610 ku kwezi so byose biteranyije urumva nishyura $200 ku kwezi ariko ntabwo bibisaba ngo nawe ukore nk'ibyanjye wowe ushobora guhera hasi ku 100 kuri 50 ku $200 ku kwezi nta mpamvu yo kwipanika buri muntu wese aheraho ashoboye icyambere no gutangira kabe gato ariko kabe gahari so nimba rero ntanga icyabiri kugira ngo mbone iyo polisi ya $2,000,000 200 avamo buri kwezi akajya muri riske iyo insurance yamfasheho kubera ko nta nubwo bajya bapfa kwemera buri muntu wese hari abantu benshi njya nkorera bakabangira kubera barwaye bafite diabete bafite sida bafite DUI batwara basinze bakabahereza abayamatike banywa amayoga menshi n'amatabi menshi badafite akazi iyo insurance company abandarayita babo bakavuga bati no uyu muntu ntabwo twamwemerera bakavuga bati okay ari benshi rwose bajya bangira so rero no kuba baranyemereye na amahirwe nagize rero ugomba kwifata ugifite ubuzima buzira umuze so muri icyo cyabiri ntanga kugira ngo mbone polisi ya $2,000,000 buri kwezi cyabiri bafatamo desa ubwo bishyire nyine no ku kigereranyo cy'umuntu w'ijana nimba ari umuntu w'ijana ku kwezi barafatamo nka 20 urumva so niba ari mu iki cyabiri bafatamo desa y'ubuzima yo kuba bafashe riske ku buzima bwanjye ndamutse nitaye Imana ndamutse ndwaye batanga $2,000,000 ubwo izo desa ziragiye ikindi gihumbi gisigaye rero gihita kijya muri investment yego nicyo binvestinga muri S&P 500 amakampani 500 ya mbere yo muri Amerika za Tesla za Amazon za Apple za Microsoft za Facebook za Bitcoin za gold zahabu urayizi ko bayitradinga kuri ya amafaranga menshi nagakorerwa n'abacukura amafaranga menshi akorerwa n'abatrading ubu ngubu ounce mwigeze kuri 4,300 yego abatrader beza they made a lot of money muri trading so ni nabyo rero insurance company igukorera irafata icyo gihumbi icyinvestinge muri ayo makampani 500 ya mbere muri Amerika cyangwa se muri financial markets nibizamuka uzamukane nabyo nk'umwaka ushize twagize 20% muri index yitwa balanced and capped index account kandi ayo mafaranga bari tax free kubera ko ni life insurance bakoresheje amafaranga yose muri life insurance bari tax free so bivuze iki rero
icyo gihumbi cyanjye urumva ku mwaka ni 12,000 ibyo 12,000 birakuze tuvuge bigiye kuri 20%. 20% ni ibihumbi hafi 2,400 yego urumva iyo niyo nyungu yawe yongeraho kuri uwo mwaka kandi tax free. So uko rero bigenda bizamuka uzamukana nabyo. Icyiza rero cyo gukoresha iyi index universal life insurance iyo bimanutse wowe ntago umanuka. Okay, niko kabazo n'ingobajije kuko ngiye nshaka kugenda nkicururiza bisanzwe mfite 401k cyangwa se nkajya kuri Coinbase nkagura Bitcoin cyangwa se nkajya kuri forex market nkagura gold, ariko iyi zamutse mba ndi kubyina ameze neza, ariko iyi manuka nawe urahomba rimwe yego nawe urahomba muri ibyo bindi biri outside ya life insurance. Ariko muri life insurance iyo life insurance company nyine bifite abatrader bayo bakora nyine bamenyereye ku investment management, nibo sasa bakora iyo investment bakunguka ukunguka bahomba ibyo birabareba we ntago bikureba usigara kuri 1%, usanga uri kuri 1%, abandi bose bakajya muri negative wowe wazamutse. Gusa iyo gitangira muri index amafaranga yawe yishyiramo make nayo utangira kuyaccess nka mu myaka 2 cyangwa 3 utangira kuryaho inyungu. Nuvuga ngo ni nkuko waba ufite inkoko igihe itangiye guterera amagi urumva watangiye yigaburira nk'umushwi gato kugeza igihe ikuriye igatangira kuguhereza amagi. Ayo magi rero wemerewe kuyarya uko ushatse hanyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 3 ukayarya ukayakoresha icyo ushaka tax free, kandi ya nkoko iyo ikagumamo iyo ntago wemerewe kuyirya yigumamo ikomeza itera amagi y'ejo hazaza. Ugasanga rero ugeze mu zabukuru umaze imyaka 5 imyaka 10 umeze neza, bimwe byasigayemo nibyo bigiye n'ubundi biri kugenda byunguka. Nk'abana banjye niba bashyiramo 30 buri mwaka bazajya muri kaminuza mu myaka 18-20 ari multi-millionaire kubera iki nagiye reka se nkukubaza noneho ikibazo gitandukanye n'ibyo uri kuvuga. Hari ubwo rimwe na rimwe tujye tukumva umwana w'umuherwe, umwana kuko aba baramukoreye ama savings, tujye kuri ya mico yawe n'ibyo uri gutoza umuryango wawe umugore n'abana. Ntabwo wumva ko umwana wazajya muri kaminuza yamaze kuba umumiliyoneri umuntu nyine umeze neza uri set ku buryo wenda mu mico bizahinduka akitwara nk'umuntu ujenjetse. Ukora iki kugira ngo ibyo bintu bizabihuze azaba umumiliyoneri ariko utajenjetse, ufite byose ariko utajenjetse? Byose nkeka ko ni nk'umubyeyi uragerageza ukamwigisha mbega ukamubwira ati kanze ini yabona uburyo uteye arabibona. Urumva imyitwarire y'umuntu uburyo umuntu yitwara birigisha kurenza kuvuga icyo cyo. Urumva so rero no kuvuga ngo kandi nta wanga icyiza ngo nukugira ngo ntago nakima abana banjye kugira ngo bazabe ubuzima bukomeye, ntago bishoboka. Ntago nakivuriza umwana wanjye guca mu buzima naciyemo. Urumva ariko ngerageza kumwigisha. Urumva ariko hari abandi bantu rero usanga bakuje abana bakabakuza abajeyi n'ibiki, gusa umwana wawe ntago wamwima ikintu kandi ugishoboye. Of course ugomba kumufata neza ariko strategically. Hari abana benshi baba president, reba nka Donald Trump. Donald Trump yakuze president wa Amerika, yakuze ari umwana w'umuherwe. Urumva ako ntiyajenjetse ubu, ariko reba urya meza uramubona n'umusazero deal ngomba kuyikora. Amafaranga isi yose igomba kumenya ko Amerika ari cyo gihugu cya mbere. Urumva ngomba kurwana ngatsinda no kuba president ntago bikeneye, ariko kubera iki ya mindset. Ikindi nyine umuntu harakanavukana tu. Buriya ushobora gushaka kuba nk'umuntu bikakunanira kubera ko we abameze nyine hari ikintu aba yaravukanye. Gusa ugerageza nk'umuntu kumwunganira. Dusoza kuri business ikintu wagenda utavuzeho kindi byumwe ku muntu uri kutwumva wifuza kwegera Abdou kugira ngo mufashe nawe kuzamuka yaba inspired bitewe n'ikiganiro umuhaye, bitewe naho wavuye naho uri uyu munsi, ari kubyumva mu mibare no mu mvugo zawe, wamufasha iki, wamubwira iki? So mu by'ukuri nkeka ko buri muntu wese cyane cyane umuntu ufite umuryango nkeka ko akeneye life insurance niyo kaba gato, niyo yaba tamu y'imyaka 30 afite investment
urayikeneye kubera ko ntabwo umurage w'iki gihe ugitangwa. Urumva ntabwo ubukungu bw'iki gihe bugikorerwa ngo ndi kubukorera wazarinda usaza utarabugeraho kuko urayakorera amenshi agahita agenda, urayakorera amenshi agahita agenda, cyane nyine ni kuvuga umuntu uri average, umuntu nyine usanzwe uri normal. Urumva so rero uburyo bwiza ni ukugura ubukungu. Urumva ni ukugura ubukungu. Ya ni ukugura ubukungu. You don't create wealth, you buy wealth. Ubwo uranabisobanura. Yes, ni kuvuga ngo ntabwo urema ubukungu ahubwo urabugura. Gute rero? Kubugura rero ni gute? Ni kuvuga ngo nk'urugero birashoboka ko umuntu usanzwe gutunga miliyoni y'idolari bitazigera bimubaho. Yego. Kubera yuko biragoye. Kuba businessman rega biragoye. I know. Ntugazajye ubona umuntu ngo mu businessman ngo iki niki arabikora bikagenda ngo iki niki ngo nanjye ngo nabikora. Aba ari umusazi, aba yiyima byinshi, abateye bitandukanye nuko umuntu uri normal asanzwe. Urumva? So rero byibura nimba wowe tuzatunga miliyoni ariko umwana wawe azayitunga. Wabyumvise? Uzasiga umurage wa miliyoni. Wabyumvise? So rero ukeneye life insurance. Waba uri umujene, waba uri umukobwa, waba uri umumama, cyane cyane n'umuntu ufite urugo, umuntu ufite famille we, rwose mu nyumve murayikeneye byanze bikunze. Ufata mu bushobozi buto ushoboye ariko urayikeneye kuko hari nk'umumama merutse gufasha umwaka ushize, ndamufasha afata polisi n'abana 150,000 nyine abana ubona ari ibintu bisanzwe iki. Mu mwaka ushize nibwo nabikoze. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa 7 kwa 6 umwana wabo mutoya yitabye Imana. Yego. Muto, umwana muto rwose wawo nuvuga ati ameze neza afite ubuzima ibintu byose n'amahoro. Ariko isi nyine nuko iteye. Birababaje ko uyu mwana yagiye. Sibyo nta n'icyasimbura ubuzima bw'umuntu. Ariko iyo umuntu yamaze kugenda byibuze ibyo 250 babonye, iyo sheke babonye kuko barayibonye 100%. Hari ikintu ibyo 250 bizamarira umuryango. Birutwa n'ubusa. Biruta ko yapfusha ntagire icyaha. Ntihagire n'inyunganizi. Ubwo ngubwo umuntu uri kutwumva abo mushobora gukorana nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Yego. Bakubona gute? So no kuvuga ngo kumpamagara ibyiza ngewe uburyo ngeraho direct. Hari abantu bambaza ngo ese ko dutuye mu bindi bihugu, ese ko dutuye mu Rwanda twabigeraho gute? Hari amakuru hari ama insurance companies ahantu hose, sibyo? So ushaka amakuru muri ibyo bihugu tuyemo, ariko kungeraho umuntu wo muri Amerika ndetse na Canada kuko rimwe na rimwe nyine ugomba kuba focused ahantu hamwe. Ubivanze birakuvanga nawe. So ku muntu uri muri Amerika ndetse no muri Canada uburyo bwiza bwo kungeraho ni kumpamagara kuri nimero yanjye. Nimero yanjye ni 207-598-2244. Mu Kinyarwanda ni 20-07-598-2244. Ubwo nyine ni +1 abo muri Amerika barabizi na Canada ya. Uri muri Amerika ugukeneye. N'ahandi hantu wambona YouTube channel yanjye Abdul Hagen, Instagram Abdul Hagen, Facebook Abdul Hagenimana, TikTok ahantu hose ndahari. Gusa ama message y'ahandi urabizi aragorana. Yego. Urabizi aragorana ahubwo nyandikire numbura unsigire voice note kuri WhatsApp cyangwa se message isanzwe. Personal lines cyangwa se kumamagara kuri nimero yanjye nibyo bintu byihuta cyane. Niyo ntahari gerageza kukwandikira vuba vuba bati okay mpereza umwanya ndi muri ibi gutya gutya dufata appointment. Nibwo buryo bwiza bwihuse. Ariko hari abantu baba bashaka kuba fancy akajya kuri Instagram akakwandikira ugasanga byabaye byinshi. Nimba ushaka ikintu giharanire ariyo yari navugaga. Nimba ubonye amakuru yafate direct. Nuvuga ngo nzaba ndeba kureka ndebe uburyo ngo bizagenda. Birakurangirana kubera yuko ntabwo dufite ejo. Ntabwo dufite ejo. Hari umuntu uhereza imyembe akavuga ati no myembe ntabwo irera neza reka mbe nyiretse. Abandi bakaza bayibona bakafata imyunyu bagashyira ku myembe bakayirya. Wowe wagaruka ugasanga ya myembe yaragiye. So fatira igihe aho kiri kano kanya kuko time is ticking, whether you like it or not tuzasaza.
kandi igihe cy'aka kanya n'imbaraga ufite kano kanya nta kindi gihe uzazikoresha ni kano kanya. So ikindi umuntu ukeneye kubikora ndana gutraining, urumva nshobora kuba mfite impano yo kwigisha, iyo nuko nyine rimwe na rimwe hari abantu bigisha ugasanga buri kanya uri guhozaho, ariko ngerageza iyo nakwigishije ngerageza kwigisha nkakwereka buri kimwe cyose, ndi umuntu nyine ukuguidinga buri kimwe cyose. So niba ushaka gushaka license ukaba umu agent ukaza muri timu yanjye ndagufasha ukaza, ariko ni ibintu kuba wabonye license ntabwo bihagije, bisaba na mindset, bisaba no kuburindwanya uri umuntu w'abantu nyine uzi ku networking, hindura imitekerereze. Kubera ko ngiye ukuntu meze nshobora guhamagara abantu 100 abantu 200 ku munsi, mbabwira bite se amakuru y'iminsi umeze neza, ya business kwa kuri twavuganye, ukambwira ngo ndacyaka kubitekezaho cyangwa sinanahari cyangwa abandi bakagukupa cyangwa abandi bakakubloka. Ibyo byose uhura nabyo muri ubu buzima. So udafite umutima ukomeye, hari abantu nyamona abana ngo yamuvuze ngo babavuze ngo hari ibintu babavuzeho ngo bibi ngo bari kubicira uburenganzira ngo niki. Umuntu yafashe mikro yakuvuze, hari ikibazo se? Nta kibazo na kimwe kiba gihari, ahubwo wowe iyo ufashe umwanya ukamusubiza nibwo ikibazo kiba kivuze, ugiye kubikonfirma. Nimba umuntu yakuvuze afite uburenganzira bwo kuvuga, ni ibitekerezo bye, wamwihoreye wanamusubiza ukamusubiza neza umubwira ati yewe nta kibazo, nimba ari kubyumva ukageza kumusobanurira n'iki, yakwanga ukavuga ati ntago ugomba kumva yuko ibitekerezo by'undi muntu ari byo bigomba kukudrive, bigomba kugusenya. Reka ntago bibaho. Njyewe icyo nitekerezaho nicyo gifite agaciro kurenza icyo abandi bantu bantekerezaho. Yego nakira feedback, nakira inama, ariko ntabwo ushobora kumva amagambo cyangwa se gutinya ikintu ukubera yuko abandi uburyo bazagufata. Hoya, nimba ndi umusazi mu byiza, ntanabikora gutyo ntabwo nzigera mba extraordinary. Nimba ndi Abdul ushobora kubona wenda abone majorita, nuko aca mu bintu byinshi, betrayals nyinshi, rejections nyinshi, ariko kubera yuko umutima wanjye narawogeje, ngendana n'ibyiza gusa, ngendana n'amafaranga gusa. Nimba nta nyungu dufite muri icyo kiganiro, ndavuga undi muntu kugira ngo kiretse mbifitemo inyungu. Ariko otherwise kuvuga ngo just umuntu yakuvuze, sinshobora gufata umwanya ngo mvuge undi muntu kiretse mbifitemo inyungu. Urumva? Ni ya mindset. So rero nimba ushaka kubikora ugomba kuba wa muntu umeze nk'umupasiteri nyine. Abapasiteri barigisha, akigisha agakomeza akigisha no matter what. So nawe rero nuko ugomba kuba umeze, cyangwa se turanabitraininga ukaba buri umuntu yahinduka. Ndabyemera umuntu yahinduka. So noneho tugakorana business ukaba watera imbere, ukaba wenda hari abo wafashije kurya uvuga uti bano bantu bahinduriwe ubuzima nuko nabafashije nabinjije muri business. Yego barahari cyane benshi, harabona afashije wenda ndahera mu mafaranga, noneho nge no mu bikorwa no mu bitekerezo n'ibiki byose. Harabona afashije benshi, hari nk'abakorera nk'ibihumbi 100 kuzamura maze kubirenza, barabonye license, hari abageze mu 50, hari abageze bafite team nziza nini, hari n'abahinduye mindset kubera uburyo energy yanjye imeze cyangwa se uburyo mbahereza ikizere. Urumva? Hari nk'abantu usanga rwose barigunze cyangwa se yibera mu rugo arera abana yumva yuko nyine we business no gukora bitazakunda kubera ko afite inshingano nyinshi, ariko nkambwira ati byashoboka. Ngende umuntu rero uhora ntibivuze yuko ntabona challenges, ntibivuze yuko ntabona yuko ubuzima bukomeye, bugomba gukomera. Nicyo twavukiye. Ntuzigera unifuza yuko ubuzima bugora, ntabwo bizigera bibaho. Ubuzima buzakomera niko bwahoze niko buzaho mu gihe tukiri ku isi. Yes, wowe niwe ugomba kubworoshya mu mutwe wawe. So icyo cy'amafaranga barahari benshi pe, barahari n'ingero ndazifite nyinshi cyane. Barahari, hari nabo twagiye tuganira, hari nabo mwagiye muganira. Yes, yego barabibonye ku kiganiro. None mu buzima busanzwe bwo guhindura imico, imyitwarire, guhindura mindset, ugasetinga noneho ibindi bigendanye n'ubuzima bworoshye. So kuri ngewe nkonsuminga motivational
self development materials n'ama videos n'ibitabo n'ibiki so ndetse no muri finance ngerageza guhereza abantu inama urumva so nkeka ko nk'umuntu uri seriye atari babandi baza yitambukira ngo reka ndebe ngo ibyagiye ku nkuru yanjye ngo reka ndebe nyine atari umuntu uri aho ngaho ujabiriye nkeka ko umuntu ushobora kumva ikiganiro cyanjye akagikurikira atagambiriye negativite cyangwa se gukritika ahubwo ari positive afite n'umutima ubohotse nkeka yuko hari ikintu kinini yakwigira mu kiganiro cyanjye ntabwo ari ukwitaka ntabwo ari uvuga iki ahubwo birenzaho n'ibyo ngibyo niba ari umuntu waba inspired wubatswe n'iki kiganiro akavuga ati ngomba guhinduka mubwiza ukuri ko amagambo ya Abdou arubaka pe ntabwo ari handi ukora ikiganiro ukumva utashye umutima wawe ushengutse cyangwa ntacyo wungutsemo hari umuntu mugani ukumva nawe wowe ukora iki kiganiro hari icyo wungukiyemo kandi gikomeye cyane so niba muri commentaire uhari shyira commentaire iri positive niba wageze aha ngaha wumva kiri kiganiro shyira commentaire uti ebana naba inspired nishimiye kino kiganiro tubibone kurya na Abdou nawe ejo bundi azaba inspired ku buryo na Abdou azaba inspired kuri izo commentaire nawe zimuhe courage zimuha energy yo gukomeza gukora yo gukomeza urugendo rw'akazi arimo n'ubuzima yatangiye by'umwe kubwo kubaho kandi yibereho ariko abereho n'abandi kuko yatubwiye ko nibyo tugomba kubanza kwikunda kugira ngo dukunde n'abandi tugomba kubanza kwikorera kugira ngo dukorere n'abandi yego aricyo yavuze wagarutse cyitwa ngo connection ntabwo wajya connection utari kumwe n'abantu utazi no kubana nabo ibyo byose ngo birigwa kandi nabyo yabikwigisha ikindi n'ufite commentaire negative cyangwa se critique nawe yishyireho urumva ubuzima buri open urumva buri open gusa ikintu nabwira abantu reka nkubwire biroroshye kubona byuka mu gitondo nkavuga nti ubuzima burananiye ibi bintu ni stress abantu nirwa mpamagara hirya no hino bose ntabwo banyumva iki n'iki biranze ni ibintu rega byoroshye ikintu cya mbere cyoroshye ku isi ni ugushaka kuba umuntu wa fake nicyo kintu cyoroshye so rero ntuzigere ugishaka uba umuntu uri positive uba umuntu uri optimistic niba bwose ubona nta hantu bizahera mu buzima bwanjye hari ibintu rwose bigenda bimbaho nkabona nta hantu bizahera ariko gusa ngiye niyizeyemo ariko gusa navuze ati reka just pushing nimba ubona hari ikintu umuntu yagezeho ni ikimenyetso simusiga kikugaragariza yuko nawe wakigeraho kubera yuko twese turi bamwe akenshi turi bamwe ntazajye umuntu umwe ukubwira ngo ngo iki n'iki ngo ngiye ngufite avantage n'iyi yes ashobora kuba yifite ariko ubu bwonko burasa ubwonko bwenda like tumeze kimwe ntazajye umuntu ukubwira ngo hari ikintu utageraho byose wabigeraho yego hari ibyo utageraho hirya no hino ariko ugomba kwiyumvisha yuko wabigeraho cyane cyane mu bwenge bwawe bukubwira ngo ndashaka iki hari impamvu ituma ugishaka ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa urumva so naha dusoreje ikiganiro cyacu ariko tutarasoza yego reka mbabwire n'izindi serivisi kuko hari abantu bakeneye serivisi nyinshi yego so life insurance z'ubwoko bwose insurance z'amamodoka z'ubwoko bwose health insurance z'ubwoko bwose ibyo byose ndabitanga wampamagara kuri ya nimero noneho ndakeka tuza no kwipiringa hasi noneho abantu bashaka kugura amazu ndetse n'ubumenyi bwo kugura inzu koninga inzu muri Amerika n'ibibanza kuko hari abantu bahubuka ugasanga guza inzu imurushije ubushobozi cyangwa se iri muri risk mbega ukeneye kugura inzu kugura ikibanza muri Amerika you can ask me hakugaidinga ikindi indi service ni ibijyanye n'amatax tugiye kujya muri sezo y'amatax kwishyura imisoro ibintu by'imisoro gufilinga ibyo byose ndabibafasha nkanakwereka n'uburyo nawe washinga business yawe ukanabyikora ukabifasha n'abandi bantu cyangwa se ukanaza tugakorana bagufasha gufilinga amataxes ikindi ni advice consultation isanzwe ufite ikibazo kikuremereye cya finance ariko cyangwa se mindset ariko nyine ikibazo nyine atari ikibazo kigize giciriritse ikibazo nyine cya finance cyangwa se mindset bisanzwe you can call me free
Kwamamagara tukaganira nkubwira ati gutya na gutya cyane cyane nkunda kwitaba abantu bo muri Amerika na Canada kuri abantu nyine du connecting tunakorana na business. Ikindi cya gatatu abantu usanga bafite ama bills, yishyura internet, yishyura umuriro, yishyura amagaze, yishyura insurance zose, yishyura ibintu byo mu rugo nyine tubiri dusanzwe, telefone, ibyo byose hari agence nkorana nayo ndi affiliated nayo ituma tureba koti yawe tukareba yo wishyura tukareba nayo iyo service yindi yishyura. Akenshi agence nkorana nayo ibiciro byabo biri hasi, noneho ukana compare service kugira ngo service making ishobora kumeze neza. Wabona ari sawa ukaba waswitchinga ku byo wakoreshaga ukabaza mu gukoresha n'ibyo za Spectrum turakorana, za AT&T, za zino zose zo muri Amerika, tukaba twagabanya amabiri yawe kugira ngo ubashe no kuinvestinga amafaranga menshi. So rero ni ibyo ngibyo mfashamo abantu ndumva bigize. Nibyo ngibyo. Ni nadusoreje ikiganiro inkuru yanjye, gusa wenda murashobora kwibaza ngo ibyo ukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada, hano mu Rwanda igihugu cyawe, igihugu cy'amavuko, byanze kunze u Rwanda rukurimo? Rundimo, yes of course. Byanze kunze iyo tuvuze u Rwanda tukumva na Abdou cyane rwose, n'abana bawe n'umugore wawe uyu munsi Edael nubwo ataraza cyane. Hari icyo ukora kugira ngo uvuge uti investing cyangwa nshora imari iwacu mu Rwanda? Yego, bigomba kuzaba, gusa nyine gutya rega umuntu bari kutangira. Hari ibintu abantu nyamona bakora ugasanga bari kwipasa muremure, urumva nimba nta hantu uragera ukiri gushakisha gutya ukiri kubaka ibintu, nawe ukiri kubaka itafari yawe na fondation yawe, ni mukazajya mutekereza ibintu biri big cyane, urumva urabanza kwanza ukiheraho ukavuga ati okay, noneho hano business ndayubatse iri strong, ishobora gufunctioninga ntahari. Noneho icyo gihe nibwo utangira gutekereza ngo okay, ni irihe tafari sasa, kubera ngiye nkunda ibintu biri big cyane. Ntabwo ndi umuntu utuntu turi hasi no, ndi umuntu no kuvuga ngo projet yanjye ukuntu bimeze mavuga nti okay, reka nzamure business nzamure bigire mu miliyoni 3 ama miliyoni 10, hahandi uri hejuru ya miliyoni 10 z'idolari buri uba wagiye umeze neza, nta kibazo cy'amafaranga wongera kugira icyo gihe, urumva. So rero hejuru ya miliyoni 10 ndi umutrade ukomeye, trading muri stock market, mbega ndi gukorera liquidity nini, icyo gihe nibwo naza na hano iwacu. So projet rero n'ababishoboye babikora, ntabwo ari uvuga ngo ngiye naje idea yanjye ngo iki ni cyo ya njye nkubwira uko ibintu bimeze. So idea mba mfite numva bijyanye na expertise yanjye ya finance cyangwa se financial markets, idea mba mfite nazana mu Rwanda cyangwa se natangiza, urumva ni projet nini cyane nshobora no kutayikora njyenyine, hakeneye izindi mbaraga zikomeye. Idea mbona hari New York, America igira isoko, stock market, igira exchange, New York Stock Exchange. No mu Rwanda irahari, sinzi Rwanda Stock Exchange. Rwanda Stock Exchange, urumva ariko ntabwo iraba sophisticated. So no kuvuga iki rero, kuri ngewe idea yanjye ama company menshi akomeye yo muri Amerika, abacuruzwa abafite stock, urumva abafite stock, ubasha kuya tradinga, ubasha ku investingamo, ubasha gukurikirana ku munota ku wundi, ubona ama candlestick agenda bizamuka, amakuru aba cyangwa se impact runaka ibaye ukabona birazamutse, gutya bitcoin izamuka, zahabu izamuka imanuka, gutya nabyo rero ukabikora gutyo, ukabona ama candlesticks ukabona bitrading. So rero idea yanjye ni ikintu gikomeye kinini. Idea yanjye no gufata ama company yo mu Rwanda manini cyangwa se ama company yose ubona, numva nyine hagomba kuba hari regulations nibiki, ukamenya sure yuko uri gukorana n'ama company nyine manini. Urumva ni ikintu kinini, iki kintu kirandenze ngewe, ariko ni idea. Ni ikintu nyine mbona cya savinga u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. So izo stocks, ayo ma company yose akaba afite stocks, urumva akaba afite stocks, niyo bikoresha blockchain technology, hari ama shares atazigera yongerwamo cyangwa se azaguma gutyo, aguma hari. So noneho abantu bakinvestingamo, ukaba ufite telefone yawe, akurira investinga muri bitcoin cyangwa se muri gold, akurira investinga mu company yo muri Amerika, ukaba wakinvestinga no mu company yo mu Rwanda,
kuri mashini yawe kuri computer yawe direct mu segonda rimwe ukaba wanabitradinga ukamakinga inyungu ugahomba ukagira ute ibintu nk'ibyo ngibyo so iyo system rero iyo stock exchange yo ku rwego rwo hejuru niyo ngewe bafite in mind ariko urumva ni ikintu cyo ku rwego rwo hejuru mba ngomba kubanza nkiyubaka nkaza ngo umunsi umwe ugomba kuza shora imari mu gihugu iyo ni dream yanjye yes kabisa ngo reka tugushimire cyane gusa kimwe mu byo nabonye Abdu wacyagiye atandukanye na Abdu w'uyu munsi wacyagiye ikihe gihe mu kwa mbere igihe twakoranaga ikiganiro hari mu kwa mbere k'uyu mwaka 2025 Abdu wacyagiye atandukanye na Abdu w'uyu munsi gute rero byanze kunze mu buzima bwacu tugira uburyo tuzamuka cyangwa tukamanuka mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'ibyo dutanga no mu buryo bw'ibyo twakira uburyo tubyakiramo cyagiye wari umuntu uri hejuru ariko uyu munsi uri umuntu uri hejuru cyane nicyo kintu nabonye no seriously nicyo kintu nabonye murakoze cyane handi uvuga uti umuntu reka no kubidetaye nicyo kintu nahise ndemarika cyagiye wari umuntu uri hejuru ariko uyu munsi uri umuntu uri hejuru cyane mu buryo bwo gutanga ikiganiro mu buryo bwo kuvuga mu buryo bwo gusobanura ibintu mu buryo n'ibyo ufite nyine mu mutwe wawe kubiduha mu buryo nyine twifuza murakoze cyane kunyita umuntu wo hejuru ariko ngewe numva yuko ndi umuntu usanzwe uretse kuyakana ndabizi ko icyo wagakwiye kukivuga ntabwo uvuze ngo uri hejuru mu buryo bw'amafaranga ntabwo uvuze ngo uri hejuru mu buryo bundi nanjye ndamutse nje umuntu akambwira uti kugera uzi ko wakuze umuntu nigeze kubyumva n'umunyamakuru mugenzi wacu abivugaho gutyo ati Gerard yari umuntu umaze gukora iki kiganiro nacyumvise Edwin Castari numva ndabona bita numva ni ikintu yewe kimpaye motivation icyo nashaka kukubwira rero dusoza ni ukukumotiva nkubwire ngo ntabwo kiri hahandi ahubwo uri kugenda uzamuka mu buryo bwose bushoboka hari igihe nyine ushobora kuzamura amafaranga ariko mu buryo bw'imyitwarire mu buryo bw'imyifatire mu buryo bw'imivugire tukabyibagirwa kandi burya bigomba kujyana bigomba kujyana gifite n'itafari rikomeye cyane isura yacu imaje ni ikintu navuga ngo kigomba kubanziriza ibindi byose ibyo ari byo byose ubundi ni nayo kompetisiyo ikomeye tugira cyane ntuzajye ukompeta n'abandi bantu uzajye ukompeta nawe wowe n'ahashize ejo uzavuga ati buri munsi nongereho 1%, buri munsi nongereho 1%, buri munsi nongereho 1%, kuko ubuzima ni ukwiga hari level n'ama levels so rero iyo wanze kwiga cyangwa se iyo utari kwimprovinga uba utangiye kujya hasi ako kantu iyo umuntu akakubwiye ubwo nkakubwiye nuko nanjye nabaye inspired ndavuga nti kuri icyo gihe niba uyu muntu yari ameze gutya why not me hari icyo yongereyeho kuki igihe ntacyongeraho umunsi umwe ejo ngahindura ejo nkongera komsa n'undi uri kutwumva muri kano kanya ariko nawe warazamutse cyane nibyo warazamutse cyane hari ama changes menshi nabonye thank you kandi turakwemera kwemera cyane buriya hari abantu baba bajya bavuga ngo nakuze mwumva nanjye kandi mama ukiri mutoya ariko nanjye nakuze nkumva asante yego reka tugushimire dushimire na buri muntu wese wanye natwe mu kiganiro inkuru yanjye n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba twakiriye Abdu izi mpamvu nkubwiye kakano none ngasubira hakano kaje mu mutwe ndote ariko wajye ushaka abantu nk'abo ngaba Abdu bafite mind ku buryo nyine muganira kumva ubaye inspired nawe sibyo nibyo ushaka kuganira n'umuntu ufite ikibazo ushaka kuganira n'umuntu ubuzima bwakubise nawe urakubitwa nawe biragusigarana urakubitwa ngenda nabitinya cyane iyo dono urakubitwa ariko iyo uganira n'umuntu ufite ibitekerezo wumva biganisha aho ushaka kugana byanze bikunze wifuza kuba nkawe murakururana ibyo niyo gukurura iyo uganira n'umuntu ubabaye ufite ibibazo uri hasi nibyo tugomba kuba abantu b'abantu ariko ibyo ni gusa imbaraga nyinshi kugira ngo ube umuntu muzima wifuza kuba we bigusaba izindi mbaraga iz'umubiri n'iz'umutima n'iz'umutwe uri kubyumva ariko byakoroha
uramutse ubonye abantu bafite ibintu biri very positive, uwo muntu ukamuhorana mukajya muganira, uyu munsi waganira na Abdou, ejo ndaganira n'umucuruzi runaka, ejo ndaganira n'umuntu wo muri ofisi runaka, ejo undi ndaganira n'umuhinzi wikuye ahantu akagira ahantu, urabuti nawe tubona inzira nyine n'ibitekerezo bihita bihinduka byanze kunze, ugataha mu rugo n'akamwenyu, ukagikora inshuti zawe, ukaba inspired, ukatereka amamagare, ubuzima bugahinduka muri angle zose. So thank you so much kuba uyu munsi twakugize, byanze kunze ari jyewe ari Bahati, hari ikintu cyahindutse muri twebwe kubera ko twabonye positivity. Thank you so much. Thank you so much. Imana ikomeze bamugisha, murakoze cyane. Bye bye.